Are you guys ready? When I do something like that, bachango manze mu paying attention, because I know you turn off your laptop or your phone. Akuragura tangira kuba focused. So I have to disturb you like this. Right now, iyi lesson ngiye kuyirecordinga ni saa 8 z'ijoro. Akavura kari kagiye kugwa kahita kanahita. I feel real good, man. Naryamye naruhutse, and I made some, small money, and I'm going to give you guys what you need. Yeah, and remember to pray for your mentor, because I want to level up, man. I want to level up. I want to be international, That's why I'm even trying to use English. Actually, somewhere already mu Kinyarwanda muri ikibazo nuko numva ndi mu ka mode keza. So in trading, muzagera igihe wumve nta kintu kimwe kiri gutuma wa excited, because you keep chasing much, ukomeza ushaka ibintu birenze, so you end up utishimira nyine na duke wabonye, ukumva n'ubundi nabirenze n'iki, kandi hari undi muntu uri munsi yawe wifuza byonyine ko yagira ibyo bitekerezo wowe ufite, ibitekerezo byonyine apana amafaranga. So uyu munsi tugiye kwiga isomo turi bwite fake out. Ushiye mwabonye ko twabonye touch 3, tubona ko aho touch ya gatatu banje ari waturuka movement ndende, igihe tufite market ifite resistance na support cyangwa trend line. Touch ya gatatu kabanza hejuru, ubwo market bizasenga byataye. Touch ya gatatu ibanje kubera kuri support, market biri bugiye kujya gute ku boosting kazamuka cyane ku rugero rushimishije. So guys, muri iyi lesson tugiye kureba noneho uburyo isoko nababwiye ko ibintu woza hano mu isoko birakoreshwa, byamara gukoreshwa bikabyara amafaranga, bikaza kongera bikanakoreshwa biyakwambura, kandi ari ibintu bimwe n'ubundi wize muri lesson nyine, n'ubundi mu byo wize, ibyo wize nibyo biguha amafaranga bikongera bikanayatwara. So ni gute rero bigutwara amafaranga kandi warabyize? Nitumara kwiga ibi bya fake out, turaza kwiga cyitwa fair value gap. Nitumara kureba fair value gap, tuze kubihuriza hamwe turebe ukuntu resistance na support na fair value gap bikorana. Dukore recap n'ubu exercise. Ibyo ni birangiye tujye kuri supply and demand. Supply and demand nyabasobanuye, hanyuma nitubona supply and demand hazakurikiraho smart money. Smart money ariko nababwiye ko smart money yo kunikora iza ikwereka bino bintu byose twize mbere uko biferinga. Smart money rero ngende nyivangamo kuri buri kintu twize, nkatamwigisha uko kinaferinga. Urumva wize ibyo abandi basanzwe biga, wiga uko bikora, wiga nuko biferinga n'icyo uri bukore. Nyuma y'ibyo bintu byose mumaze kumenya what's demand zone and all, ibyo bintu byose mumaze kumenya, leta mbereka steps zibanga. Abatrader bashobora kumara imyaka 4-5 bataramenya izo steps zifite mu buzima bwawe cyangwa muri trading. Ibyo bintu byose ubuzi bikugira akamaro, ko gutyo ubona uzi support na resistance. Hari abandi batrader benshi babizi, akaba n'abazi supply and demand, bazi n'ama indicator, bazi ibintu byinshi byo kuvanga hano mu isoko, ariko bataramenya ibyo bintu bikoreshwa gute, ni gute nabikurikiranya ku murongo bikama setup nziza. Niba mujya mukurikira ukuntu nkora analize duwe muri 4 hours, tukamenya ngo muri 30 minutes market iramuvinga hehe gutya na gutya. Ikindi kintu ugomba kwibuka ni uko twiga muri trading principale ni imwe. Ntabwo dukorera amafaranga mu kumenya ngo iyi ni gold, oya. Ntabwo tumenya amafaranga kumenya ngo gold iri guseringa, oya. Dukura amafaranga mu kumenya movement imwe cyangwa ebyiri zigiye gukurikiraho. Niba market iri kuzamuka, ukaba usanze iri kuzamuka, ukabona hagiye gukurikiraho pullback, iyo pullback nyine ni ibyara amafaranga. Ikindi ugomba kwibuka, pullback ibyara amafaranga nizo muri high time frame, zo muri low time frame, za pullback zo muri low time frame ntabwo ziba ziri risk, kuko market niba iri kuzamuka ukajya guscalping uduseri muri low time frame kandi. Okay, let's get to it, man. I hope you guys are ready.
if you are not ready, just pause, go get a shower, genda woge utunganye ugaruke kuri screen yawe wumva uri fresh, because this lesson is going to be good, man. And as a reminder, niba uri umuntu ko kuri serious ushaka kumenya bino bintu uko turi kwiga ibintu, you have to pause. Ikintu mvuze niyo naba naravuga ngo quiz, wowe ugapozinga ko video ibiri iwawe n'ahantu ibigiye kujya. You can pause and do what? Continue with. So let's go. Let's see. Do you guys realize something new? Mikora ikintu gishyashya kiri muri ino video, man. Nde wambwira icyo ari cyo? Ikintu gishyashya kiri muri ino video. Ntabwo murakibona. Okay. Let's begin. Ndagira ngo murebe kuri iki kintu ngiye kubereka. Murika ko dufite hano support, tukagira resistance, tumaze kumenya trend line, ko tuzaprayinga ku ma stop, ku ma support. Urugero urabona nka dushobora gushyiraho trend line, ibintu nk'ibyo muri kubibona. Maze kumenya trend line ko rizuhuza support ebyiri, tugategereza iya gatatu, ibyo maze kubimenya. So that trend line murabizi ko tegera touch ya gatatu, hanyuma market ikajya gute igakora ikazamuka. Kuri support n'ibingibi dufite ari support hano, twavuze ngo dufite wenda support ebyiri. N'urugero hano hasi muri kuhabona tuvuga ngo twebwe dufite support wenda ebyiri dutegereje ya gatatu, dufite resistance ebyiri dutegereje akangahe, gutyo. So fake out rero turuka hehe? Icyo twitse fake out isomo ryacu uno munsi turaryita fake out. Ugiye nko kubishyira mu Kinyarwanda byaba bisobanuye gufaking out, ni nko kugutirisha, kureba batirisha umuntu. Urabona mu kibuga nk'ukuntu umuntu agiye gutera nka penalty, ko ashobora kukwereka agiye gutera ibumoso ariko ikahita ijya iburyo, cyangwa ategeza ko ijya iburyo akabanza akagutirisha ntayitere baro, ukirampa ukajya iburyo, wamara kugerayo akahita noneho barayina ayishota. Urumva ko bagutirishije. So fake out mu Kinyarwanda twabyita nko kugutirisha, umuntu akagushuka cyangwa isoko rikagushuka. Ni gute rero fake out bigenda? Fake out ni ukuvuga ngo buri kintu cyose tuziga kiba gifite fake out. Dufite support fake out, tukagira resistance fake out, tukagira green trend line fake out, tuzagira supply and demand fake out, favoring up fake out. Ibyo byose nyine ni ibintu, ni ukuvuga ngo fake out mu magambo makeya, ikintu cyose wowe uzi gitanga buy cyangwa gitanga sell. Nyine impamvu ugiye kwinjira mu isoko rishobora kuza rigakuretinga ikintu cya fake gisa nka cya kindi wowe ushaka gukoresha cya nyacyo, hanyuma bigashiduka ukarangira ugize gute uhombye. Urugero dufite hano support. Hano kuri support, niba market imanutse kuri support, ikaza igakora support rimwe, support kabiri, ikazamuka igakora resistance. Urabona ikintu kiri kuba hano wenda ni urugero hano hejuru, urabona ko dufite trend line, ko market ikoze resistance ebyiri, dufite support ebyiri. Kandi twavuze ko aho touch ya gatatu ibanje ariho market ijya gute igira ifite imbaraga, ivana imbaraga. So mu gihe utegereje ko market iza gukora touch ya gatatu ngo buying n'imbaraga nyinshi cyane, market isize isigarukira hano itageze kuri support. Hano natangira gutekereza gushyiraho iki trend line igihe market izamutse, tuvuga tubashyiraho trend line hano, nashyiraho trend line ise gutya ko mbona n'ubundi market ikoze indi support. Nyamara wewe wari utegereje touch ya gatatu ahangaha,
kuba wategereje touch ya gatatu hano ukaba uri kubona market iri gukora izindi support hano, bino biratuma utekereza ibindi bintu, utangiye gutekereza trend line. Kubera iki? Kubera ko market igakoze touch ya gatatu. Hariya rero mu gihe uri gutekereza trend line cyangwa utaratangira kubitekereza, market ishobora kwiteza irazamutse ntigenga igere hariya isigaruka hano inyuma ikoze indi support irongera irazamutse. Wabibonye? Iyo ikoze indi support gutya, kubera mu isoko hano ikintu tuhora tuvuga cyane abatrader bose ni ugutegereza. Kuba wategereza setup mu isoko, niba ubonye ikintu ukaba wayitegereza kigakoreshwa, nicyo kintu kinanira abatrader benshi bakamara imyaka yose bahomba. So guys, mu gihe wategereje touch ya gatatu hano, market urabona ko is creating iki indi support. Mu gihe creating indi support nayo, iyi support nayo tuyibona kubera uba uri mushyashya cyangwa utaragira experience cyangwa umaze kugira experience, ariko still hano mu isoko nyine ikintu kigumisha amaso. Hano rero isoko rishobora kutarikora indi support hano, urabona iriya support ibaye munsi ya indi support kandi tukaba dutegerejeho touch ya gatatu. Bivuze ngo iyi touch ya gatatu twari dutegereje, market igiye kubanza itugore, itume dutegereza igihe kinini, kandi market yakabaye ihita imanuka ikatwara touch ya gatatu hano ihita izamuka. So hano bigenda gute rero? Hano market iba ifite ibintu byinshi ushobora gukora. Ishobora kuza ikirirwa yigenderamo hano hagati, yongera imanuka, yongera ukazashiduka uko igenda igumamo hano hagati, cyangwa izamuka ikagenda nikore touch ya gatatu hariya, ikongera ikagenda ikora utu structure tugiye dutandukanye. Still touch ya gatatu hano twebwe niyo twari dutegereje. Uri kubibona? Niyo twari dutegereje kugira tujye mu isoko dukore buy nk'uko mwabyize. Hanyuma market yakoze indi support rimwe hano na kabiri, ishobora no gukora n'iya gatatu hano, cyangwa nayo niyikora ikirirwa ituzunguza. Noneho wowe iyo ubonye market itari kugaruka hano gukora touch ya gatatu kuri main support yawe washakaga, utangira gutekereza ku buying hano, ukavuga abantu ba buying hano bose n'abaselling hano bose bakorera inyungu, cyangwa muri abo bantu bari ku buying banaselling nawe ukaba uri muri buy hano, ugafata inyungu yo kugera hariya, ugasellinga hano, ugafata inyungu yawe kugera hano, ukasellinga hariya, gutyo ukaba wagiye usikarupinga amafaranga yose wasikarupinze hano, cyangwa ukaza guhombera wenda mo hano. Nyine isoko rikora ibintu byinshi mbere yuko rigera kuri ya zone yawe bashaka gukoreramo buy. Urwo ni urugero rumwe duhereyeho. Ni ukuvuga ngo mu gihe rero utegereje kwinjira kuri zone runaka we wamaze guhitamo, icyo gihe nibwo hashobora kuvuka iki fake out price kazi. Izo fake out rero zibayeho ntabwo ari fake out ngo wumve ngo nutumove duto, ishobora kuba ari na movement nini itanga amafaranga. Bino tuvuge hano turi nko muri 30 minute time frame uri kwibona hariya hejuru, kugira ngo market iza ikore ibintu byose biri imberetsemo hano bishobora gutwara n'umunsi wose cyangwa n'amasaha 10-12 isoko rikigendamo hano hagati. Urumva we ubushobozi bwo gutegereza touch ya gatatu hariya bugenda buba bukeya, niho abatrader bagenda bahombera. Kugira utegereze ya touch ya gatatu bigusaba imbaraga nyinshi, usaba kujya mu yindi pair ugakwepa, bigusaba kugenda ugashaka ibindi bintu gukora, cyangwa ugashyiraho alarm hariya. Nzabereka ukuntu ushyiraho alarm ku buryo umenya ngo market irahageze. Rero muri icyo gihe kubera ko ibyo hano muri trading bakubwira ngo discipline, ngo umenye kwimanaginga, ngo risk management, cyangwa discipline ukamenya ngo igihe cyo gucadinga n'icyo kitari cyo gucadinga, utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Hano muri trading rero kubera uba uri kumva ibyo bintu byose ngo bya discipline n'iki, icyo bashatse kuvuga discipline n'icya gihe ugomba kuvuga ngo njye nabonye touch ya gatatu hano ndayitegereza icyaba cyose, ukabona market irazamutse iragusize, ukaba ati market nubwo yansigara ikora igenda izongera nahagaruke, kuko hano hashobora kuzamuka candlestick imwe yonyine igakora amanuka izamuka. Noneho iyo touch ya gatatu rero impamvu iba itari kuba, price bizagira gute, izakomeza igatanga inyungu ku bantu bakoresha izindi strategy izo ikazamanuka ikahita ikoramo hano. Icyo barakora muri ya touch ya gatatu itugira gute, izamuka. Ya touch ya gatatu wadutegereje ko ibaye irabaye, ariko amafaranga yawe yahombeye muri zino movement zabanje kuba. Icyo bita rero fake out. Fake out ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ubikoze ni ugutuma wowe urambirwa. Utegereje touch ya gatatu hano ariko warambiwe kubera iki, market irikomeza igenderamo hano hagati nize kuhagera. Kugenderamo hano hagati nyine abantu baba bakoramo amafaranga, babayinze hano basengiye bose baba barikorera inyungu, birangira nawe ushaka kumera nkabo. Ikindi kintu hano fake out ibikoze, urabona ko yakoze iki,
yakoze ya support hano. Ino support ikibije gukora hano, abantu baba beginner bose bashyashya baba bari kuvuga ngo okay, niba rero market yacu iri kugera gute, iri kugenda gutya na gutya, tukaba tubona yakoze support hano ebyiri, abantu benshi barafokasinga kuri support ya gatatu baze kubayingira hano. Abantu babayingira hano bari benshi, abari benshi byatana. Umuntu ubayingira hano aba yashyize stop loss yiwe, aba yashyize stop loss hano munsi. Ubwo no murongo turahita stop loss, aba yashyize stop loss yiwe aho munsi ya support. N'undi wabayingira hano nawe wabayingiye kuri support kuri ino support ya mbere, muri kubona aho yashyize stop loss ni hano munsi iyi ngiyi y'umutuku. N'undi ubayingiye hano kuri touch ya kabiri, kuko baba barimo, niyo mpamvu ubona market nyine izamuka, baba bakoze buy, kandi impamvu bakora buy nabo baba bafite impamvu zabo. Ubayingiye wenda n'ubayingiye nawe tuvuge ko yashyize stop loss hariya cyangwa yashyize hano hafi. N'undi ubayingiye kuri touch ya gatatu, kubera noneho ari abantu benshi byatari baba baje mu isoko bahumwe amaso n'iyo fake out, bose nabo baraza bakora iki, bashyire buy hano munsi. Ako kantu muri kubona abantu bose bashyize stop loss zabo hariya munsi y'ira support, kandi munsi yabo urabona hariyo indi zone iri buze gutanga iki, dufite indi support rimwe hano ariyo main support twari twanabonye tunategereje. Hanyuma market iraje kugira ngo imbere yo kuzakora touch ya gatatu hano, irabanje ikora iki, indi buy hariya. Ni ukuvuga ngo hano ikintu cyari kibaye formed hano mu isoko, mujya mubona dukunda gukoresha akantu kameze gutya, ukabona twanditse twakoze trend line tugashyiramo nk'utudorari gutya hari hagati. Ni kutubona twa dolari nongeyemo hano utungutu. Twa dolari cyo dushatse kuvuga ikintu cyitwa liquidity. Ubwo ni muri smart money twagezeho. Liquidity bisobanura ni hano hari ama stop loss yanyu, stop loss, pending orders. Pending orders ngo tuzaziho tujya muri MT5 gupressinga ama order turi kwiga ku trading live. Pending orders uri kumva cyane cyane liquidity bigizwe na stop loss. Stop loss no kuvuga ngo umuntu wakoze buy hano munsi kuri no touch ambe cyangwa ya kabiri cyangwa ya gatatu, agashino stop loss hano. Ira stop loss wewe ari washyizeho stop loss y'amadolari 500, ari washyizeho 1000, hari nawe ushyira amadolari 10, hari abashyizeho amadolari 50, hari abashyizeho 100 by'idolari bariskinze kuri ya buy hariya, hari abashyizeho na miliyoni bitewe n'ubushobozi bw'abantu bafite. Abo bantu bose hari amafaranga bagiye bashyiraho kuri zino stop loss. Urabizi ko stop loss ibaye hit nyine bivuze ngo stop loss iyo ushyizeho stop loss bivuze ngo market niramuka imanutse ikarenga iyo support, bivuze ko market igiye gukomeza kwimanukira. Hakurya yarenze guhomba gutya, kandi ikimenyetso cy'isoko ritangiye kumanuka kigaragaye. Reka nshyire stop loss hano. Ino stop loss bitewe na rusa zindi we nakoresheje, wenda ndaza guhomba amadolari 50, 100 angahe. Iyo niyo bita stop loss nyine. Ayo mafaranga uri buze guhomba rero uba wahisemo guhomba, mwahisemo kuyahomba muri abantu benshi. Urumva ko mwahisemo kuyahomba muri abantu benshi, nyine niyo risk yanyu ko muri kuvana support. Market niyo kuri support turaduhomba. So price rero imanutse gukije gukora touch ya gatatu, ano mafaranga yanyu mwese arashye. Ayo mafaranga yanyu rero yose ari munsi y'iyo support niyo twita liquidity. Numva muravanga liquidity ngo nabaye liquidated, ngo nabaye gutya na gutya, market iba yaba liquidating rero kuvuga ngo market ishobora kuza hano ikaguhombya. Urabona ko mwese muhombya ari amafaranga mwe mwashyizeho kuri stop loss, ikahita izamuka. Bino ngoze gutya itarakorera touch ya gatatu, na kandi kantu ko ku ruhande, bino babyita kugurabinga liquidity. Tuzabinga tujya kwiga order block no kugurabinga iki liquidity. Hano mwese no mafaranga yanyu yahiye, aba big boys nubwo bajya gute baza mu isoko bazanye igishoro kinini, ko nabo baba bashaka profit nyinshi. Izo profit nyinshi bagomba kuzikura muri za losses zanyu, kandi losses urabona ko zigize guteza ibaye. Uburyo bwo kwirinda rero loss cyangwa kubayinga ibi munsi yawe hari liquidity, ugomba kuvuga ati ngiye abandi bantu bose bari bayingira hano, kandi munsi yawe hari stop loss, kandi izo stop loss zabo iyo zibaye hit nibwo aba big boys baza mu isoko. Kandi wowe uza mu isoko ukurikiye abantu bafite igishoro kinini, kuko ubushobozi bwawe ufite
nta kintu bwahindura kuri rino soko. So hano muri trading rero impamvu tutegereza twikihangana bishoboka tukirengeza bino bintu byose biba biri kuberamo hano hagati iyo ubishoboye kubyirengagiza ugashaka kubangira hano. Impamvu market yari ikora muri touch gatatu ariko itibanga byataye twavuze ko aribwo habagiye muki abantu benshi hano muri isoko ntago barangwa n'umubare tugendera ku bane ngo ni abantu 1000 ngo ni abantu 100 oya hashobora kuzamo n'umuntu umwe ufite igishoro gikubye cy'abantu 1000 akazana biliyoni 2 z'idolari. Niyo muri abantu wenda 1000 mwitiranyije basanga capital yanyu wenda na miliyoni 2 z'idolari muri abantu 1000. So hano rero ahazamo ama company afite ibifaranga byinshi ku buryo bo iyo bakanze buy nyine market igira gute ijya muri buy bitewe n'igihe binjira mu isoko ari benshi. Hano rero mu isoko twe dukurikira abantu mumeze nk'umuntu uhagaze ahantu ku musozi uri kureba ibihugu bibiri biri kurwana, ukabona igihugu gifite imbaraga nyinshi gifite abasirikare benshi n'ibikoresho byinshi, wowe uhagaze ku musozi nyine uri kubireba mu kibaya. Ukareba no hakurya ukabona wenda bana nabo bafite nyine wowe iyo uri kureba ubwo urebye ibyo bihugu bibiri kurwana ukurikira igifite iki imbaraga nyinshi. Hano rero natwe mu isoko uraza ukareba njyewe runaka ndi mushyashya kandi rero bagenzi banjye bashyashya dukurikije ibyo twize aho bari kubayingira abo ngabo bashyashya muri gutangira muri kuri revenue ukamara kureba aho babangiye n'ama stop loss abo bashobora kuba bayashyize ukahita uvuga ati okay niba babangiye hano se munsi yabo hari indi zone ya buy ihari. Niba hari indi zone ya buy ihari rero biraza kwinjira kuri ya zone iri munsi kuko abantu bafite igishoro kinini baraza kwinjira munsi. Twavuze ko iyo ufite zone ebyiri za buy ufite support ebyiri dukoresha iyo munsi. Ibyo ntabwo turabigeraho ndakeka. So hano urabona icyitwa fake out ni igihe market wowe utegereje touch gatatu cyangwa indi zone wari gukoramo buy cyangwa sell market igahita creating indi zone hano isa na yindi ushaka kwinjiramo. Igihe rero ibyo bintu bibayeho nicyo twita fake out. Fake out iba kugira ngo creating liquidity inatuma urambirwa uze kubasha kwinjira kuri ya zone yawe mu gihe amafaranga yawe ari amaze guhombera muri ka kavuyo ya zone wategereje kubayingiramo ikabira akoresheje. So nk'ahangaha urabona ko market yagize gute ikoze touch gatatu ihita ijya gute izamuka. Kuzamuka kwayo rero bino bintu kurindi kwibereka niko bibaho ijana kuri indi. Igihe washaka kubayingira hano kuri support yawe market yaje creating indi fake support kugira ngo urambirwe. Ubwo rero ni urugero rumwe kuri support. Urundi rugero rwo kuri support nanone si ngombwa ko market creating nanone support zingahe eshatu. Market ishobora kuzana igakreating support rimwe ikazamuka ikagaruka uje ushaka ikora support ya kabiri nikora iki support ya kabiri uri kubibona ikazamuka. Iyo idakora support ya kabiri hano urabona abari trend line sibyo utegereje touch ya gatatu. Hano rero mu gihe market ikoze indi support hano ubona ko ari support ebyiri nubwo twabivuze. Iyi support yo munsi nubwo twapurayinga trend line hariya uribuka ko kuri trend line ujya kubayinga ufite impamvu zitandukanye. Urabona turamutse twapurayinzeho trend line hano kano kantu mukumve neza. Uramutse wapurayinzeho trend line hano urabona ko ufite support hano n'indi support wapurayinzeho iki trend line. Trend line iyo tugiye kubayinga hano kuri trend line ntabwo tubayinga kubera ko ari touch gatatu gusa ntabwo ko tubayinga kubera impamvu nyinshi. Iyo market imanutse ikaza gukora touch gatatu hano impamvu ugiye gukora buy zigomba kuba ari impamvu zitari munsi ya 3. Impamvu ya mbere nuko touch gatatu, indi mpamvu wenda nuko ari resistance yabaye broken igiye guhinduka iki support. Ukibona ubwo tukiri impamvu ari kububayinga kuri touch gatatu ugiye kubayinga kuri touch gatatu kuri resistance wa support ikaba ari touch gatatu kuri trend line. Igikurikiraho ni candlestick zikubwira ngo noneho wajya mu isoko. Ibyo tuzabirebaho nabyo. So hano bigenda gute rero iyo ubonye iyo washyizeho trend line. Ubwo rero ni ukuvuga ngo trend line kugira ya applying nuko market nyine biri muri iki muri uptrend already. Mu gihe rero market itari muri uptrend itara breaking resistance market ikiri hano gutya itara breaking resistance ikiri muri consolidation
cyangwa nyiri itarakwereka ibimenyetso by'isoko riri kuzamuka kubyo uvuga ngo market iri kuzamuka reka nshyiraho trend line oya nka gutya urabona hano market creating iki indi support nimwe twari tumaze kureba hariya n'ubundi kuri iriya video ibanje nako kuri iriya rugero rwa mbere mu gihe wowe utegereje kubayingira hano namenye ko market creating attach ya kabiri hano kuri no support cyangwa igakonsolidating kwa kundi ishobora kuza igahita igira gute iziko igakora attach hano ya kabiri iyo attach ya kabiri rero tuyibangiraho kandi izamo n'iyindi imbaraga nyinshi ntabwo dutegereza hano touch ya gatatu touch ya gatatu nayo ishobora kubaho igakora gutya igahita izamuka ariko ntabwo icyo gihe tujya gute dutegereza touch ya gatatu so bigenda gute rero ni impamvu ni iyihe kuri ya touch ya kabiri yo tubayinga ni ukuvuga ngo already niba hano market creatinze ino support impamvu market izamutse hari abantu ugize gute babayinze impamvu baba babayinze hano hirya hashobora kuba harimo izindi mpamvu babayinze twe tutaramenya kuri level tugezeho shobora harimo candlestick runaka cyangwa ibindi bintu nyine byo mu zindi strategy bitumye abantu bagiye gute babayingira hariya rero abantu babayingira hano nk'uko twabibonye bose basigaye bakoze iki support bashyize stop loss hano hari stop loss aho ngaho ari ushyira stop loss hano gutya ari uri buyegeze hasi ari uri buyishyira hano hari uri buyegeze hano hafi bagiye baresinga amafaranga agize gute atandukanye urabona ko nanone market creating iki liquidity kandi liquidity imaze kuba grabbed umenya ko ari agiye kuzamo nyine aba big boys bafite iki imbaraga kuko hari abantu bamaze guhomba rero abantu benshi bamaze guhomba nibwo market ijya muri direction yanyu abantu muri gusubiramo amasomo muri kubyumva ko abari banje gusedinga live murabyumva so hano rero kubera ko market iba yakoze n'ubundi liquidity iyo imanutse igakora ya touch ya kabiri ahangaha iyo touch ya kabiri bihagije tuyibara nka touch ya gatatu kubera ko hano abantu bamaze kujya gute guhomba market ikiya gute izamuka byataye ubwo bino byane hejuru nimubyitaho ngo ni muri kubona ngo ari resistance shatoya market ya iri hano hasi nko mba ndikushushanya ndi kubereka urugero mbere ko tujya kureba muri live market so fake out hano rero ni fake out ni support irimo hano hagati twita fake out iyo support market ya create hano hagati niyo fake out yacu hano fake out dufite kuri no rugero rundi ni iyihe ni iyi fake support so ubwo hano ni kuri buy no kuri sell mwabyumva namini hano ni kuri buy ariko kuri support noneho mu gihe market iri muri uptrend rero tugiye gukoresha iki trend line market yazamutse ikora high cyangwa resistance ikora pullback yongera pushing ku breaking resistance mu twari ikimenyetso cy'isoko riri kuzamuka se ujye munyikiriza rega mani nubwo aba ari recorded muri uko ikimenyetso cy'isoko riri kuzamuka bivuze ngo market niba breaking the resistance bivuze ko ari ikimenyetso cy'iki sekutari kunsubiza mani reka dukomeze resistance iba ya broken aba ari ikimenyetso cy'uko market igiye gukomeza kuzamuka so hano rero market bisize ko indi support twarabirebye igakora retest hano nanone ikongera ikajya gute igapushinga hano no duhera tujya gute twapurayinga trend line dufite trend line zingahe ebyiri wabonye ubwo fake out niba uri umuntu wa understanding ibintu byose tumaze kureba hano ukaba ubona market iri kugira gute imaze gukora trend line support ebyiri ko dufite support ebyiri turazuza tugategereza kangahe ya gatatu abona ko ibere hariya na resistance n'ibiki byose tugiye touch ya gatatu tukajya mu isoko turi benshi sibyo dutegereje se kuko kuri inshuro ya gatatu ariko abantu bajya mu isoko ari benshi ni nako ibyo bintu mwabyize sibyo biri kumvikana neza dukomeze so hano rero market nibije gukora nuza ya gatatu ubona ko iyi ngiyi ari resistance tujye kuri market ikora kuri resistance ikakora touch ya gatatu ari ikajya gute igasubirayo tukajya tujya muri buy tegereje twege ino touch ya gatatu hano niyo dushaka tukajya mu isoko rero mu gihe utegereje touch ya gatatu market ishobora kwita iza hano ntabwo ariko bibara bigenda ndi kuvugira ngo mu gihe understanding hano understanding ngomba kujya ni iki ntabwo bino bintu kundi kubishushanya ariko bizaba bimeze ijana kuri ndi mu isoko
hagomba kuvuga ngo iyi zone ni iya sell, ngiye nshaka guselingira hano. Mu gihe ushaka guselingira aha cyangwa kuhakorera buy, kabona market iraje isakora indi structure nayo itanga buy, iyo ngiyo structure rero nshyashya yavukiye yaba ari fake out. Ntabwo ari ngombwa ngo bibe bishushanyije gusa, bishushanyije oya. Okay, market ishobora guhita iza hano igasubiraho kubera izindi mpamvu runaka twe tutazi, cyangwa abandi bantu bakoresha iyo strategy baba bari buze kumenya. Izo mpamvu rero tujya kuri izo strategy nawe muzahita muzumva. Market ishobora guhita iza ikahita ikora indi support hano ukajyana ikoza push, uri kubibona, igasubira yerekeza wenda kuri resistance, igasubira inyuma ikongera ikagiye guteka breaking resistance. Urabona ko i breaking resistance kandi ari ikimenyetso cy'uko market kiri kuzamuka. Noneho wowe mu gihe ibiriya biri kuma ushobora kwita uvuga okay, ubundi se market ko mbona yikoreye izindi support ebyiri, cyangwa ukarebera mu yindi time frame ku buryo iyi main support, iyi main trend line uba utakiyibuka, uri kwibonera iyi ngiyi wenda iri nko muri wenda iyi ngiyi ino trend line iri kugaragara muri 30 minutes, ariko muri 5 minutes iri kwibonera indi trend line aha ngaha igaragara gutya. Urabona ko naho utegereje nawe touch ya kangahe ya gatatu yaho. Rero umuntu uri muri ya time frame cyangwa utibuka we kubera ari kubona iriya support iba created, nagakomeza kwibuka iki iyi ngiyi ya gatatu yariya ategereje kuri ino trend line. Uri kwibona ubwo hano iyi ngiyi iba yapfuye, ntabwo tuba tuyitegereje hano ibiri bubere wenda hano hejuru handi. Mu gihe rero utegereje ko market igaruka kuri touch ya gatatu hariya, ukabona market iri gukora ibi byose, ntabwo gutegereza touch ya gatatu bishoboka, kuko uri umuntu ugira emotion, uranarambirwa akavuga se ubundi ko tugiye kuhagera. Usibye no kurambirwa, isoko riragushuka. Urabona rishobora kubera touch ya gatatu rikakwerekana karasitiki za buy n'iki byose, ukagishaka kujya mu isoko kubera ko market igiye gute izamutse. Rero bino bikoze nk'uko ubizi, kuko abantu benshi mwinjira kuri touch ya gatatu, urumva already nanone abantu bagize gute basa bashyiraho stop loss zabo bagiye muri la buy. Hari abashyira stop loss hano riskinze $50 by'idolari, hari undi ushyizeho ino stop loss nawe riskinze wenda $100, $10, $25. Hari n'undi ushyize stop loss hano hafi gutya. Urabona ko bose bashyize stop loss munsi y'ahandi bakoreye buy hano kuri touch ya gatatu. Kandi twari dufite main trend line twashaka kubangiraho. Rero hano biragenda gute? Kubera abantu bose bari muri ino buy, hari hejuru abari izindi mpamvu ziri buze gutanga sell. Market igera hari abantu bose bamaze kujya mu isoko ari benshi, hari n'abakomeza kwinjira kubera market igeze hari abashyira stop loss zabo nka hano, price imanuka ikabahombya, bose bakimara gushya ya mafaranga bumva agiye mu isoko kandi agiye bari menshi, liquidity baye grabbed. Abantu bose abantu bafite capital nini bya company binini bihita biza bikora iki buy kuri ya touch ya gatatu, nyuma yuko abantu bose bagize gute bahiye. Urabona ko hano tugiye muri buy, bano bantu bose bahiye bavuyemo, reka ariko tunabakuremo tureke kubaha promotion bareke kuguma. Ubwo hano bose bamaze gushya bavuyemo tayari. Niba bamaze gushya rero, wowe kiri kubona ni trend line yabaye iki broken. Yaba izi ko trend line yabaye broken, bari tested, ni kimwe na support bari tested, market kagiye gutega komeza guselinga. Kwera ari touch ya gatatu ribaye kuri ino trend line, hari ujye baba big boys, market igomba gupushinga ikajya hejuru, ko market yacyari bullish nyine cyari kuzamuka. So hano biragenda gute rero? Market iri buze hano ise nk'ije kuri testing hano kuri ino trend line kugira n'ubundi abantu bakomeze bashye. Twe twinjiye muri buy turi benshi n'aba big boys, hano abantu bashyashya bahubagurika baba batari stable batabasha gutegereza baraza guselinga kubera trend line yabaye broken. Kandi trend line urabona ko ari iki iri fake out. Rero nk'aho nk'umuntu uri kwigishwa na ASAM kandi ASAM amaze igihe muri ibi bintu anabihombera babyungukiramo, abazi nyine impamvu zo guhomba nyinshi. Hano ubwo impamvu urumva bahombye bwa mbere n'abakoze buy hariya, abagiye guhomba n'abakoze sell kubera trend line yabaye broken. Urumva ikintu ya fake out koze ikomeza guhombya abantu hano mu isoko. Abandi baba bahombeyemo hehe mo hano hejuru bananiwe gutegereza hano hasi, market igasa nk'isubira inyuma, ari za reaction tuvuga ikahita ikomeza kugira gute kuzamuka. Urabona ko touch ya gatatu hano yacu irabaye kandi duhaye n'inyungu, ariko 90% by'abantu bose babonye iriya touch ya gatatu kizabaho ntabwo bigeze bayitegereza kubera ko barambiriwe mo hano hagati igihe market yari kujya gute kubakinisha, bakinira mu mutwe ikomeza kwereka ibintu
bidahari bagira ati muraza kubangira hano gutya na gutya na gutya. Muri kubibona ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo rero hano muri iri soko ikintu cyose uzi kitanga buy cyangwa sell kiba faked out, hakavuka ikindi gisa nkacyo hafi ya cya kindi. Uri kumva? So banza upozinge rero ino video nonaha, aka kanya upozinge video ugende ujye muri lower time frame yawe, ugende ufate chart yawe ujya muri trading view ufungure pair, then you waste ujya mu minota 30, time frame y'iminota 30 cyangwa isaha cyangwa 5 minutes, ugende ushaka ahantu ubona support zagiye zikoreshwa nk'eshatu cyangwa ebyiri, urebe n'ama trend line. None uraza gusanga hari ahantu habaye support hafi y'indi support cyangwa trend line hafi y'indi trend line cyangwa resistance hafi y'indi resistance. Mpita mbana urugero rw'izindi fake out tutajya gute dukomeza. Banza icyo kintu kirebeho mpita mbereka izindi ngero nyinshi cyane. Nizere ko wapozinze wagiye kubikora mbere yuko ngenda mbirwereka. Alright. Aha. Hari ikintu ubashije kubona mu isoko? If I ask you to pause and go do something, please do it. It's for your own good. It's for your own good. Kandi urumva iyo ugiye ukashaka ikintu mu isoko ukakibura, nyine uba uri kwiga niko bigenda. Mbere ko tujya kureba ibintu mu isoko rya nyaryo, reka twongere tujye gute, twongere turebe urundi rugero. Urundi rugero ni uruhe? Hariya hari kuri buy urugero, dufite hano resistance, market iraje ikoze resistance rimwe, ikoze kabiri, dushaka kugira ngo market ikore resistance ya gatatu ubundi selling. Urabona ko hano hari support, market ishobora kuza hano igakora support, support igahinduka resistance, market igatangira consolidatinga ahangaha. Urabona mu gihe iri consolidatinga hano creatinze nanone indi support, ukibona market creatinze indi support. Ubwo n'urundi rugero, creating indi support hano indi resistance, hari abantu bari gusengera hano n'abari gusengera hano, kandi bose barabizi ko bari gushyira iki ama stop loss. Abambere bashyira stop loss zabo hano, abandi bazishyira hano, gutya. Ko bose bavuga ati resistance niba broken turaduhonda. Ubwo bivuze ngo hano hejuru resistance tayari hari ama stop loss y'abantu, aya y'imituku muri kubona. Izi stop loss ubwo urahita umenya ko zamaze gukora iki liquidity. Iyi resistance yari hejuru ariyo main resistance ifite touch bidutegereje ko ikora iyo resistance ya gatatu. Hano market ishobora kwita igira gute, urabona ko abantu nyine basengera irazi kuri touch ya gatatu hano ya plate, none hajyemo abantu benshi cyane. Market nibigeze hano, market usanze igeze hano kandi ubona imaze gukora touch ya gatatu hariya, hari undi muntu winjira hano mu isoko hano igeze akahita akora nawe sell. Ubona baraza stop loss iwe hano, undi nawe akomeza nyine bakomeza kwinjira ko market imanuka. Bamaze kuba benshi bose bashutswe n'iyi fake out, market igiye gute hano abavuka izindi mpamvu zitanga buy, ikazamuka igahita bahombye, kandi market izamuka vuba igiye kugombye, igahita bahombye. Abantu bose bashyira stop loss zabo hano, liquidity zabo zikahita ziba grabbed, market igahita ikora iki touch ya kangahe ya gatatu. Uri kubibona se? Touch ya gatatu market irumva ko iti selling byatari. Nayo rero ntabwo biri buze gusellinga gutyo cyenyege, kuko hano urabona iyi ni resistance yabaye broken, market ikora hano, abantu basengera hejuru bakagira ubwoba bakavamo n'ababaya bakajyamo babutse, akaba ikitwa reaction, market igasubira inyuma. Urumva hano agiye kujyamo abandi bantu bagiye muri buy, nanone bumva ko resistance igiye guha support hano, market bose ihita ijya gute ibatwika imanuka. Urabona touch ya gatatu impamvu ifite imbaraga, agomba kubanza kugira abantu baza guhomba hano kuri no fake out. Ni ukuvuga ngo hano rero market ikwiriye iki fake resistance. Fake resistance urabona ibaye created, itumye twe dutekereza ko twakora ikintu runaka hano mu isoko, kandi ko dufite aho twagomba kujya gute kugikorera nyizi. Ubwo iyo touch ya gatatu urabona ko igiye kuba, ariko abantu benshi muba mwarambiriwemo hano, mwarambiwe ugase iri soko n'ubundi rirancitse.
kuko abantu benshi baza baseningira hano bavuga ko isoko riba ricitse. Nuza guseringa market igeze hano aba yumva ngo isoko rigeze gute rimucitse. Hano muri iri soko ikintu uzirinda nutangira gutradinga ni ukwirinda kumva ngo market iragusize. Kandi niyo level tumaze kugira bino bintu tumaze kumenya ugomba guhora ubishaka mu isoko. Ugomba guhora ubishaka nushaka excuse ngo menta ngo yatinze ngo menta yabuze. Because your menta impamvu yatinze nyine ari kwirira ubuzima bwiwe. You have to put in mind imbaraga nyinshi cyane. Niba turi kwiga kuri bino bintu ukaba wenda dufitemo dufasha nk'iminsi ibiri tutariga, ugomba kujya kuri YouTube ukavanga yamaze kumenya resistance na support. Reka ndebe umuntu uri gutradinga live account akoresheje resistance na support byonyine, apana ibindi bintu bishyashya ubone ngo ama indicator ngo biki n'ibiki. You understand? So abantu benshi urumva hano muri isoko baraba bahombye, kandi ntabwo bahombye kuko arinjije, ahubwo bahombye kuko batabasha gutegereza, bahombye ku yindi mpamvu kuko batabasha kwizera ikintu babonye ngo bakomeze bagiye gute bakizere. Kansebe bino birongo dukomeze mbereke indi urundi rugero rwa fake out. None turaza kujya kubira mu isoko tubirebera hamwe. Barambwiye ngo iyo unyweye amazi ashyushye ngo bituma inda yagabanyuka. Ndimo ndazana inda kubera comfortable, niba ndyamye mva mu nzu nimugoroba ngiye kwigisha hariya muri physical. Kubera mu rugo hari urabizi ibintu byose bigira disadvantages na avantage. Kubera mu rugo rero ushobora gutera ubunebwe, ariko ubwo bunebwe nyine ubundi ni abadayimoni, abantu musenga murabizi. So taca gatatu yacu murabibona ko yabayeho, ariko fake out yabanje kujya gutera kuba. Fake out ntabwo buri gihe iba gutya bishushanyije, oya. Kambereka indi fake out. Dufite indi resistance hano, market yaje ikoraho touch ya mbere hano, ikora na kabiri. Noneho mu gukora touch ya kabiri market iraza, aho kugira izamuka ikora touch ya gatatu, iraje ikoze hano resistance isubirayo. Kano kantu uri kukabona ikoze hano isubirayo, iraje irazamuka breaking resistance ingera amanuka. Urwo n'urundi rugero. Hano uri kubona iki? Ikora resistance yabaye broken inshuro nyinshi. Twavuze ko iyo resistance yabaye broken gutya na gutya na gutya tutabasha kumakinga resistance, dufata iki? Twapuranga trend na turafata ino resistance tuyuze n'iriya. Ukibona dufite hano resistance ebyiri, tuzuje na trend line. Market kandi abona ko igiye gute irimo iraconsolidate nka nyine irimo iraducangacanga ibintu byinshi. Hano rero dutegereje touch ya gatatu kwino, urabona dutegereje touch ya gatatu kwino trend line, dutegereje na touch ya gatatu hariya kuri resistance. Hano bigenda gute? Hano market rero ishobora gukomeza igaconsolidate igakomeza igushuka bikaza kurangira izamutse. Hano bishushanyije nabi. Hano market ishobora gukomeza igaconsolidatinga igakomeza ikagushuka ikaza kurangira price izamutse, igakora touch ya gatatu kuri ya trend line, ikatwara na touch ya gatatu kuri resistance, ikatijya gute iseringa. Bino bintu biraba nyine mu isoko gutya ndi kwibereka. Bino bintu biraba market ikazamuka gakeya igakora touch ya gatatu kuri ya trend line, none ikora touch ya gatatu hano kuri trend line, ikoze no muri resistance ya gatatu, ikatijya gute iseringa. Wani mpamvu hano market iserinze ni uko ikoze touch ya gatatu, ikoze ya touch ya gatatu yacu twitegereje, ikora na touch ya gatatu kuri trend line. Ariko hari abantu bari baseringiye hano, hari n'abaseringiye hano, bose bajya bashyiraho ama stop loss yabo hano agenda ahomba. Si muri kubibona se? Biramubashe kubibona? Urwo n'urundi rugero rwa fake out. Market ishobora kuzamuka gakeya ikaza igakora touch ya gatatu hano ikata iseringa. Touch ya gatatu, iyo touch ya gatatu ikaba ibaye ariyo kuri trend line, ikaba na touch ya gatatu kuri resistance. Iyi setup mberetse ihora iba mu isoko buri munsi.
izo ni izindi fake out. Ubwo fake out hano yavutsemo niye ni zino resistance zagiye zifominga. Aha, urundi rugero rukwereka noneho ukuntu resistance ebyiri ziba zihagije. Twavuze ko market niba yakoze resistance rimwe, niba market yabashije kuza hano igakora resistance igasubira hasi, iyo ije igakora indi resistance hano igasubirayo, wano resistance ibaye hariya ni ukuvuga ngo market sell kugira ngo iselinge nuko hari abantu nyine baba bakoze sell. Bivuze ngo hano hari abantu bakoze iki sell bashyira stop loss zabo hano, hari abashyize stop loss, hari abayishyize hejuru gatoya, munsi gatoya, hari abayishyize hejuru gatoya, hari abayishyize aho, nyine bagiye bashyira stop loss z'abantu zitandukanye. Iyo market ikoze indi resistance hano igashyira muri izo stop loss sikore ziba ari nyinshi, market isubiye hejuru igahombya ba bantu bumva ko already barahombye, noneho market ikoze resistance ya kabiri. Resistance ya kabiri rero market igira gute? Iti selling. Muze kureba, ujye kuri YouTube, namwe kuri Google mwandike double bottom, ubwo ni kuri support, niyitwa double top, yo ibera kuri resistance. Izi ngizi tuzita nyine patterns. Hano niho usangamo izitwa za head and shoulder. Kandi ujye kuri internet, ubundi ujye kuri bino bintu tubikora nonaha kugira dukomeze isomo neza. Urapozinga uze kuri YouTube, muri browser yawe wandikemo forex wenda trading, forex trading patterns. Sinzi niba ari byo, ndikwereka urugero rw'ukuntu wabisearching byara kuri images. Kuri images abana pattern bagira bakwereka. Aha, ugomba bari pattern hano buzi twinshi. Izi ni za candlestick, izi ni chart patterns. Aha, izi chart patterns munsi y'ino video ndaza kubashyiramo aga PDF zirimo, muze kukareba. Izi boro zose muri kubona hano zishushanyije ziba mu isoko, kandi muraza gusanga zifitemo utuntu tw'udufake out. Uko tugenda twiga ama trend line n'ibiki, wamaze kumenya trend line n'ubundi ugomba kuba uzi izi patterns za double top kugira ngo uri kuyibona hano. Dufite invert ariyo head and shoulder, bullish channel, bull flag. Zino zose uzizi uzina no kumenya ngo bull flag ishushanyije gutya. Bull flag ariko urugero rwanyu bereke. Bull flag no kuvuga ngo ni igihe market iri kuzamuka yakoraga pull back byose ikagera ahantu igasa nk'iconsolidating, ariko mu buryo dushobora kuapplyingaho iki trend line ukaba wagira nka gutya. Ukibona iyi ni pattern n'ibishushanyo nyine byo mu isoko twe tuba tumenyereye byishushanya ku buryo market ishobora kwita wenda imanuka gutya, ukamenya ngo igishushanyo kimeze gutya, market ihita wenda ikibreaking igakomeza ikazamuka. Ukibona izo ni patterns. Izi patterns ndaza kuzibereka, zo uraziboroka uzifata mu mutwe ukajya uzibona mu isoko ukabona ngo market iri gukora utuntu dushushanyije gutya, ariko buriya si pattern runaka gutyo. Dore ngizi na hano hejuru muri kuzibona, ni nyinshi cyane. Izi ni ngo what light finance, head and shoulder. Izi ni pattern za reversal muri kuzibona hano ku ruhande, za reversal. Downloading ko ninze kuzibahereza. Ndazibahereza izi ngizi ku mafoto, ariko hari aga PDF zirimo zimeze neza. Aha, ndazibaha mu kanya ninohereza rino somo muri group. Izi patterns iyo uzizi zikorohereza ibintu.
Urabona ni ibintu bimwe muraza kugenda murazigaho. Bino bintu umeze nk'umuntu uri muri class, bino bintu urabipozinga ukajya applyinga abana mentor wanyu kunaza utuntu twinshi ku mashini. Byabaye banze kuyima ari ifoto mitamyindi ifoto gute mu buryo bwanjye. small cash. Aha, twikomereze n'isomo ryacu. Ubwo akantu kama pattern kari kajemo kubera ko iyi ngiyi bibayeho hano yitwa double top, double top cyangwa double resistance cyangwa equal highs. Iyi ni double top, mwanya ko abona double bottom. So double top ubwo ni igihe resistance market yakoze main resistance hanyuma ikaza gukora iki n'agafeka out hano hagati. Kano gafeka out rero urabona ko kaba gasizemo aba sellers benshi basizemo stop loss hano. Market imaze guhombya babasera baseringi hano bamaze gushya, market tujya gute ikamanuka. Ubwo ni muri kwibaza impamvu abantu baseringi hano, umuntu waseringi hano yaba kirimo. Hari igihe useringira hano target mwese mufite ari imwe ari ahangaha. Ndikubibona market mwese mwari mubizi ko iri buza guseringa ikagera hano, none wowe useringiye he ahangaha kandi urashaka ko market imanuka ikagera he ahangaha. Ndikubibona kubera mwese rero mwese mushaka ko market igera hano, niyo mpamvu order yawe ikirimo hano na stop loss yayo ikiri hano cyangwa ayo muyashize hari. Indi mpamvu hano tuvuga ko stop loss ziba zigihari ari ino movement y'izamutse batwika. Hari abantu baseringira hano market imaze kubreaking hano ga support, hari abaseringira hano basanga market yagiye basiga akagenda bashaka utenshi. Aho so bagiye bashyira stop loss zabo hano ruguru y'aho binjiriye. Ino movement rero gusubira urumva bose bagize gute yabahombeje, ariko liquidity ya nyayo nyirizina ibigaragara hano hejuru. Liquidity ubwo muri uko icyaricyo. Bano bantu rero bamaze gushya mwiga amafaranga yamaze kujya mu isoko arabaza kuyakolectinga, kandi kuba bafite igishoro kinini bavuze ko bajya mu isoko bazi neza ko babone profit. Kugira ngo babone profit nuko mwiga muba mwahombye. So harabona ko ni hahandi tuvuga ngo ntabwo dukeneye iki touch noneho zingahe 3 kuri resistance. Urundi rugero urabona dukunda mwabonye ko muri market hano abamo ikintu cyo kuvuga ngo turi muri downtrend, market ikoze push pull back push pull back push pull back. Ibyo byose umaze kubimenya no kubimenyera. Hanyuma niba market rero imanutse igakora hano support ikongera ikazamuka ikabreaking cyangwa tuvuga ikoze ni support kabiri irangije breaking ya support. Urabona ko dufite iki support. Niba uri umuntu wa understanding hano wese umenya fake out hano yibugiye gute iruze guturuka. Twe dufite hano support dushaka ibe tested tukata tugiye gute tugaseringa. Ntago market buri gihe izajya izamuka direct ngo itwara hariya itongera iseringo ya. Ushobora kuzamuka gake gake. Tukibona hano mpamvu ubona market isubira inyuma nuko abantu baba bari kugenda gute bakora sell. Bari kugenda bakora sell. Uko niba umuntu wa mbere yakoze sell hano agashyira stop loss ari hafi, bivuze ko ino movement yakurikiyeho yageze gute yahombeje nguyu. None waseringiye nawe hano market ikamanuka, iyi yindi igeze gute iramuhombeje. Uri kubibona ibyo bintu hano bantu bose bari kugenda bahomba kuri no cyo gatatu. Babizi ko abantu babagemo bari benshi mu isoko babashyize stop loss ari benshi, sibyo se? Rero hano mu isoko abantu niyo bahombye inshuro ya gatatu, bagahomba inshuro ya gatatu. Numva ko muhombye inshuro ya gatatu muri benshi, nibwo market y'ubutegeye gute imanuka byatari. Ariko ibintu badi kuvama muri kubyumva fresh man, cyangwa uri kureba ino video uri no kwikinira game cyangwa uri mu bindi bintu bitari focused. Ikindi kintu mwana hagati mu isomo ikintu giye kukwibutsa, trading ugomba kuyifata nkaho ariko kazi kawe nyine karenze, apana nka side job. Bimwe bifata nk'akantu ko ku ruhande wiga wabonye umwanya ukora wenda kuko wabonye opportunity runaka, bizagorana kugira ngo ubikuremo amafaranga.
uko ni ukuri bizagorana. Impamvu bizagorana urayizi, iyo ukora ikintu uvuga ngo ufite andi mahitamo, cya kintu ntabwo ugifokasingaho, ariko nukora trading uvuga ngo nicyo kintu cyonyine uri focused on, nyine ushaka gukora mpaka ubonye inyungu, kikagutunga kikatunga umuryango wawe, icyo kintu nyine biroroha kujya kugisagisidingamo niyo ugikunda. So hano kubera abantu bamaze gomba ku nshuro gatatu, nako bagiye gomba ku nshuro gatatu, price iba iri buzamuka byatari, no movement izamuka byatari, nayo izamuka kubera izindi mpamvu hano hasi ziba zihari. Irazamuka ihita igira gute, ikore ya support, induke resistance mu market igira gute, iti selling. Wabonye ikintu kibayemo hano, njya muri za pattern usanga iyi ngiyi ari bearish flag. Ni pattern yishushanya. Iyo kintu ni ukuvuga nk'uko uzi mu ishuri twigaga ngo igishushanyo cy'umuntu ukagishushanya ukamenya ngo umutwe n'amaboko n'amaguru, uzi iyo structure, ukaba uzi uko bashushanya ikinyugunyugu, ukaba uzi uko bashushanya isura y'umuntu. Na hano muri trading nyine habamo ibishushanyo bishushanywa na ziriya candlestick, ko ziriya candlestick nababwiye ko ari ururimi. Ruriya rurimi rero narwo rushobora gushushanya, candlestick zigashushanya pattern runaka cyangwa igishushanyo runaka, drawing runaka. Iyi ngiyi nayo ibayemo hano ni bearish flag. Ubwo muraza kureba kuri hano amafoto ndi bubereke n'izindi research zanyu muri bukore. Ni utuntu wowe ubwo ziranaduprintinga, turiya tuntu ukaduprintinga ku rupapuro ukadushyira mu rugo iyo uri mushyashya, ukajya trading utureba ukavuga ngo market yakoze bearish flag. Niba yakoze bearish flag, wenda iyo ukoze nka bearish flag wowe uri kubona buy igakora flag yerekana sell, ya pattern iza muri za mpamvu zindi zituma ushaka gusenga. Ibyo ndakeka byumvikana. Ubwo n'urundi ruriro rwa fake out. Fake out bwana niye, fake out rero n'izi zose zagiye ziberamo hano. Ino trend line yari fake out, ko hano abanje kubamo fake out. Kuri trend line abantu depending aho bumva ko market igiye gusenga. Ubwo mwese mufite target imwe ari ukugera hano hasi, ariyo mpamvu muri gushaka sell. Rero abaselingiye hano n'abaselingiye bose target yabo ari hano hasi, niyo mpamvu bakomeza agiye gute bahomba. Iyo bwa gatatu rero market ikora hariya igahombye babandi binjiyemo hano ku nshuro gatatu, bano binjiyemo ku nshuro gatatu urumva baba ari benshi bose ama stop loss yabo hano hejuru kubera ari benshi, itaci rero irabahombye, ikahita ikora kuri ya trend line, ikahita ikora no muri support n'indi resistance ihita imanuka. Bino bintu rero kugira bize kubaho, niba turi muri 30 minutes cyangwa niyo byaba ari muri 5, urumva hano ino movement imanuka irimo aga candlestick 15 izindi wenda 10, izindi 20 hano. Izo candlestick zose kugira uzitegereze kugira n'ibyo bikuranira, ugatangira kugisenga hano, ugatangira kugibuyinga hano hagati, ugasenga hano ugashya, ukabayingira hano ugashya. Uko nyine gutya ndi kurushanira ko market igenda direct, imara igihe kinini mo hano, ukarambirwa ukibagirwa ko wari utegereje ko support yari hejuru iza guhinduka ki resistance. Hano mu isoko rero impamvu nkomeza kubagira ikintu cyo gutegereza no kurambirwa, no kugira ngo ubone ko iyo ubonye market iri gufominga ibinini kandi ukaba wabonye support hano kwibumika resistance, ugomba gutegereza iyo resistance yawe kiri buze kuba formed, ugategereza ibintu byose bikaba. Mu gutegereza rero kambigisha kandi kantu hano habaye ikintu kitwaramo, ukanze right click cyangwa iburyo bwa suri yawe cyangwa kuri laptop yawe, urabona hell no ukanze right click, urabona ngo reset view, copy price, paste, add aleta. Aleta simubizi ko ari kimwe wenda na aramusa, aleta ni kwa kundi urabona nk'iyo nyubako igiye gushya akantu kaduhira, cyangwa nk'imodoka kwa kubona mu parika ku muhanda umuntu akayishota nk'umugero, urabizi twari tubikora twakoze amafuti menshi tukiri abana koko, twakomaga ku bipangu by'abandi tukiruka kandi bakaba bakuzi ko ari wowe wazaca bakakurya inkonji. Reba izo stories zigomba gucamo hano kugira ngo mureke kuba bored no gusinzira. Hano iyo ukanze kuri add aleta, hano bukoze iki ni ugushyiramo alarm. Ni ukuvuga wowe niba wagiye mu yindi pair market wenda ugasanga igeze nka hano n'urugero iri kuzamuka igeze hano cyangwa ikiri nka hasi,
ushobora kuvuga uti kashyiremo aramu, urabona aramu ubishyizemo ngiyi ukaba price igiye gushyira hano, market nizamuka ikaza igakora muri ino aramu yawe, iyo price yageze kuri ino aramu yawe bahita baguha notification kuri phone cyangwa muri email, bagahita bakubwira ati price igeze hehe hahandi bitewe n'ibintu wanditseho. Rero uri gushyiramo aramu cyangwa aleta, baragusaba iya leta yawe urandika gute, ni crossing up, ibirenzemo ihari izamuka cyangwa crossing imanuka, nyine ibirenze kuri ya zone yawe washyizemo, cyangwa munsi ya wa murongo, nigera munsi ya wa murongo ushizeho cyangwa hamwe wasetinze price, market itijya gute, tuguhe notification nigera hafi yaho gutyo gutyo, kuba wenda munsi gatoya cyangwa niharenga, nijya hejuru yaho, cyangwa ni crossinga izamuka ikarenga ya zone. Niba dushyizeho kuri cross, ni ukuvuga ngo crossing price nizamuka ikarenga hano kuri wa murongo wa aramu washyizemo, ikirengaho gatoya utona email. Ushobora gushyiramo aramu ebyiri rero zikurikirana, email ya mbere ikakubwira ko yarenze, indi ikakubwira ko yegereye hano. Niba utari uhari nyine ugahita ubibona, ugahita uza kureba ya zone yawe, market igeze muri zone yanjye noneho ubu hakurikiyeho iki, ugahita iselinga. Urumva ntabwo bigucitse, target deri aba ari yayindi. Urumva mwese ko mwari mufite zino target, abantu benshi bagiye bahomberamo hano ari ababayinze hano, si byumva ko ubona abantu munsi yabo harimo stop loss zabo zose se ababayinze hari. Iriya seri rero ihombya baselinze hano, ikahombya n'ababayinze hano. Nizo mbaraga z'iki, za fake out. Ngaho posing ino video rero nanone ubanza ujya mu isoko ikoresha exercice aka kanya narabikwereka mu isoko bya nyabyo, urebe niba ubasha kubibona, urebe niba ubasha kubona ahantu habaye fake out. Ibyo bintu bikore none posing, ugende ubirebe, urebe niba ubona resistance cyangwa support cyangwa trend line zabaye ariko ari fake out, uvuge ngo hano hagomba kwera sell, none market yabanje ikora muri resistance cyangwa support. Nubona inshuro imwe ukabasha kubibona inshuro imwe, ukabibona kabiri muri chart, muri trading view yawe, muri pair runaka wahisemo. Isomo uri kugenda uryumva, noneho nanjye kazahita ngufasha turebere hamwe ingero. Banza ariko ubikore nyine nk'umuntu uri muri class. Twagiye so ubwo reka nizere ko mwamaze kugerageza basi kubishakamo. Nanjye rega muri no pause mba nabaye, nubwo ubona video ikomeze nanjye mba nafashe pause, kuravuga hano akaruha karekeraho. Ibintu bya fake out mwabyibutse, liquidity byari byo fake out kuri resistance, kuri support, kuri trend line. Zino ni ingero nagiye mbahereza, nawe ugenda ku ma patterns, head and shoulder, double top, double bottom, bullish flag, bearish flag, nazibetse ko twazidownloadinze live. Ni ibintu biva kuri Google. Ikintu kigora abantu mu kwigisha ni ukuba utazi aho uri buhere. So reka turebe, dufate ingero rero, dufate ingero z'ibi bintu turi kureba, turebe fake out mbese twazikura hehe, fake out ni gute ubasha kuyibona mu isoko, bigaragara ite, bigenda gute. Dushake hano hantu mbereka, turebe fake out umuntu w'umuhanga aba yamaze kuyibona, nubwo na mente n'abatarayibona. Small cash, kandi ka small money kavuye, zano kavuye sinakoreraga utunyungu dukeya, abantu bakanseka ngo ni makeya, nk'amadolari ngo veni ngo ni make, ngo 30, ngo abandi batrader ngo bari kwerekana ngo amamiliyoni, ngo ngiye mwerekana kayo ngayo. Ntabwo yase small money yanjye murayibaza iki ko njyewe nunze kambeshejeho. What is the issue? What is wrong with you people? Okay, see? Katurebe hano nubwo tutari kubona izo resistance ziri hakurya uko zimeze. Reba nka hano dufite resistance ebyiri. Tugiye muri range chart tukabona ko dufite resistance ebyiri.
dufite resistance rimwe na kabiri, iyi ngiyi urabona ko itakozeho neza, sibyo? None iya gatatu yaje kujya gute gukoreshwa, ntabwo bino bintu bisa neza ijana ku ijana nk'uko tubyiga. Urabona touch ya gatatu yabereye hano, ariko habanje kuba indi support hano, indi resistance n'utundi tu resistance twinshi cyane hano munsi. Ubwo ngira murabibona, murabona ko hano market yakuretinzemo izindi support hano, izindi resistance hano hagati. Turi kureba in general mu ishusho ngari, market yakuretinzemo izindi resistance hano hagati, kandi urabona ko hano baraseringiye na hano hose bagiye baseringira, nyamara market igomba kugaruka kuri main resistance, si uri kubibona se? Hanyuma market yaraje ikora resistance hano, iramanuka irazamuka, igezemo hano hagati ko itindamo, si uko igihe cyose yamazemo hano hagati. Ni ukuvuga abantu bari babonye ko ino resistance ijya muri 15 minutes nibwo twabasha kuyibona neza. Katurebe, aha isi minota 15 bigaragara neza kubera ko candlestick zegeranye. Video mwabonye ibyo muri 15, ntabwo dusubira tugaruke muri 5. So mbere y'uko resistance ikoreshwa, hano mu isoko urabona ko habaye n'izindi resistance mo hano hagati. Nyine market yaje kubutangamo ibindi bintu hano bitanga seri za head and shoulder, muri buze kuzimenya n'umenya bya byose. Mbere ko market seringa bya nyabyo, urabona ko yabanje kujya gutanga uduseri kwa fake. Si ibintu biri clear? Kabeze bereke turebe urundi rugero rwa fake tugana ni kuri seri. Aha, ni kuri buy kara n'iki gikandestick wala kature. Aha, hano dufite support, market yabanje kuri indi support hano hagati hafi ya support ya nyayo, ikora n'utundi support hano mbere yuko market ijya gute izakora support yatanze buy. Aha, ahandi hantu biri clear ni hano, dufite support hano, ariko iyi support mbere yuko ikoreshwa urabona ko market yakuretinzemo indi support hano hagati. Urabona ko iyo support yabaye broken ahangaha, kandi urabona ko yari yabanje no gutanga binding. Bano bantu babinding hano babonye inyungu, market yaje iramanuka itiza ibahombyamo, ko bari bafite target wenda yo kugera nk'aha cyangwa kuri resistance, baguma mu market iragarukira bahombya, bamaze guhomba bahita bazamuka. Guhomba mvuga ubwo bashyize stop loss nyine hano munsi y'iyo buy yabo, market ihita bakuramo. Kuri iyi penda urabona itagaragara neza, ka tujya mu yindi pe, tujye nko muri wenda GBP card nawe dushakemo fake out turebe ko ibi bintu koko bikora. Turi kwiga ibintu bidakora, sibyo se? Singiza ko nabigisha ibintu bidakora rimwe na rimwe, ntabwo bibaho, ntabwo bishoboka. Dushaka urugero rwa fake out hano muri 15, kandi haba harimo ibintu bizi bya kera. Zino pera zose igenda zizengukaga zose nkafitemo noza. Okay, hano dufite resistance ebyiri nako ni eshatu za hano. Hano market yakuretinze resistance rimwe hano, iramanuka irangije hano. Hano yakuretinze mu bundi resistance bwinshi, turi kwibona resistance bwinshi, itiza ikora touch ya kabiri, turaseringa kuko bano bantu bari bamaze kujya gute guhomba. Turaseringa dushaka stop loss hano ya main resistance, market iramanuka igaruka inyuma ho gato, itwara touch ya gatatu itiseringa. Uri kubona seri yabaye hano, abantu bamaze gushya ukuntu ingana. Urabona ino seri ukuntu yabaye, abantu bamaze kujya gute gushya,
muri kwibona se ko ari ibintu bisanzwe mu isoko, muri kwibona urabona seri ibaho market iyo imaze kujya gute gukuramo abantu iba ari ndende byatari, si biri clear se? Biriya bintu biri clear? Ruriya rugero mbahaye, reka dukomeze mbereke n'izindi ngero. Ubwo hariya ni kuri seri, ubwo fake out ni iyi ngiyi, izi ngizi zirimo hano nizo twakwita fake out, ikindi kiriho fake. Ubwo hano market yari kudutinze bano bantu, hano ko hari n'uwo natashe 3 hano n'atari 2. Ikindi gihe nabwo market yari ifite hano resistance, ntabwo rero mba ndi kubihimba, si muri bibona ko iyi ngiyi ari resistance se? Ko dufite resistance hano, muri kubibona rero resistance. Market mu gihe yari twetegereje gukoresha resistance, market yaraje ifomingiramo iki? Izindi resistance ebyiri hano hagati. Ubwo bantu bahita babona ko ari trend line, kandi ibi ngibi byari iki? Byari fake. Market yagomba kuza gusengera kuri main resistance. Tutuntu muri kutubona ko nayo tuntu tw'ubwenge. Fake out mwayibonye, trend line yatubereye fake out ko abantu bashaka gusengera hano ngo kwitacha gatatu n'ibiki. Impamvu batekereje ibyo nuko babonye market ikoze resistance ebyiri bakazihuza, kandi ibyanyabyo isoko ryagomba kuza kuri main resistance. Hano market imaze kuva kuri main resistance kuri yamanutse byatari, yaramanutse. Ubwo ni urundi rugero. Dore ngiyi support hano, dufite support ebyiri, tugejeje ko market iza gukora indi support, nubwo birimo akajagari kenshi hano. Akora market yakuritinze iki? Indi support mo hano hagati. Hano igihe cyashize market itaragira gute? Itaraza gukora kuri support ya nyayo. Hano naho hari n'iki? Liquidity. Ubwo ushaka gushushanya liquidity wari kuba ushyiramo no trend line hano. Muri trend line hano hagati kandikamo twa tubora. Hano mumeze nk'abantu bari kwiga strategy ebyiri icyarimwe, mu kwiga support ariko ivanze na smart money. So abantu baba bari buying rero, ariko market igize gute imaze gukuramo abantu. Ubwo tuzanye tumenye ko tujya kwinjira mu isoko, mumenye hano ko bimenya kuri uri bujye mu isoko abantu bamaze gushya, nkuko turi kubyiga none. Tukomeze turebe. Izo ni ingero zigiye zitandukanye. Nanone hano dufite resistance igomba kuduhereza seri. Market irabanza creating iki? Liquidity ahangaha. Ukwibona buri gihe twinjira mu isoko tugendeye kuri liquidity, oya twe dukora za analyse zacu zisanzwe za support and resistance trend line, tugashyiramo hariya tugategereza. Nicyayi tutegereje rero nibwo fake out ziba zishobora kujya gute kuvuka. Hanyuma hano dufite support ebyiri, twategereje support ya gatatu, urabona ko yaje kuba nyuma. Mbere yuko support ya gatatu iba, urabona ko market yavominze indi support iri mu hano hagati. Muri kwibona se fominze indi support hano yakangahe? Fake out yine yari fake buy itibera ahangaha, nubwo ino buy itageze hejuru, katari impamvu ino buy itageze hejuru. Hano ko dufite resistance ebyiri, dutegereje kangahe? Ya gatatu. Ntabwo byabaye nkuko tubishaka, ntabwo biri perfect, byatuma garagara nk'umuntu uri kubabeshya. Reka dushaka ahandi hantu. Hano habayemo fake out naho. Bino turi kwiga ntabwo bihora market ntabwo bari gukora fake out. Impamvu turi kwiga bino bintu ni ukugira ngo in case uri muri market
ujye uhora wibuka ko fake out zishobora kubaho nini nunazibona utuzibuka, sibyo? Okay. Uko ugenda ukora bino bintu fake out ugenda uza understanding. Urabona double top hano dufite double top, market yakoze double top ariko urabona kugira ngo ino touch ya gatatu ize ku ino touch ya kabiri kuri resistance ize gukunda, urabona ko hano market yakoze iki, yakozemo fake resistance, bivuze ngo abantu basengiye hano bari bafite stop loss zabo hafi, si uri kubibona se? Si bya ndi naberetse mu isoko, ubwo iyi resistance yabayemo hano turayita iki, kugira ni fake, kuko ejo yayo hari indi resistance, niyo mpamvu ubona market yagezeyo ijya gute, itanga sell, kandi sell nziza cyane. Urabona ko hano byakoze mu gihe market iri muri consolidation, ubwo mu gihe market iri muri consolidation bose bafite ubwoba, wowe ufite utundi tuntu twinshi tukwereka ko ibintu mu isoko bishobora no guhinduka bikagenda ukundi kuntu, amaso atangiye kundya. Urabona ko tujya mu isoko randomly ibintu tukabisangamo, iryo soko uko riba rigenda riba ritandukanye n'irindi. Reka turebe no muri GBP wenda, reka turebe muri wenda Euro card, reka turebe hano harimo analysis, mwihangane burije mani, siko ari nijoro se, reka mbereke isaha ndi gukoreramo bino bintu. Saa 9:43 za mu gitondo. Reka turebe izindi fake out, urundi rugero rwa fake out hano. Urugero rwa fake out rwa mbere tuba turubona hano byanshimishije, dufite support hano, ubwo support urumva ntabwo wabanya kuri support ngo ushyire stop loss hano, stop loss iri munsi y'iyi week, bize ku support nyine kugira hasi, niyo mpamvu nta kintu cyakoze imari. Mu buryo bwo kubigisha, urabona ko hano market yakoze iki, indi support iri fake, bino bintu sinabibeshye, ubona ko iyo ngiyo irimo ari fake, abantu babayinge kuri ino support ya fake bashyira stop loss aho munsi, hariya hirya market ihita imanuka ihita bakuramo, muri kubasha kwibona. Bano twagomba kubayinga kuri ino support, market iraza iketinga izindi support mo hano, urabona igihe cyose market yamazemo hariya gutegereza byari bigoye, ihita imanuka ikora ino touch ya kabiri, nawe touch ya kabiri byaje twe tukajya mu isoko, stop loss n'undi biri hano hasi munsi ya support, market yarazamutse, ntiyazamukira n'ihita isubira inyuma ikora touch ya gatatu, noneho ihita ijya gute, izamuka. Urabona ukuntu igenda, ubwo aramubonye urugero rw'indi fake out. Dukomeze fake out mwabonye ukuntu zikoreshwa se? Fake out ziri hano kugira zikubwiye ko ugomba gukanguka ku maso, ukamenya ngo hari igihe market biri buze gutanga zone runaka ariko igakora iki fake out. Hano urabona dufite resistance, urabona ko resistance yakoze double top, mu gukora double top urabona ko market yaraje, aho kugira izajya gukora kuri resistance, urabona igihe byatwaye igihe kinini, market ikiri kugendera munsi ya main resistance, si ibintu bigaragara, market yaje gukoramo hari umunsi yakoreyemo, urabona ukuntu yamanutse byatari, uri kubasha kwibona, urabona movement yose akurikiyeho, urabona ko yamanutse kurusha uko yari imaze igihe igira gute igenda, kandi urabona ko turi muri 30 minutes, turi minota 30, baze ko turi minota 30, time frame y'iminota 30, uri kwibona, bivuze ngo hano candlestick yose ibyatwaye nk'ibyumweru bibiri kugira ngo iriya resistance yongere igiye gutekoreshwa. Hano rero n'uburi mu isoko ukabona resistance nk'iyi, nyine jya uyimakinga kuko uri kubona izindi ari consolidation rate, hano hagati harimo liquidity, dore ukuntu uzajya ubigenza, bati jye nabonye resistance hano, reka twemeze ko itarabaho, dufite resistance hano market rero iri gucreating iki, ama liquidity menshi hano, urabona ko market yakuretinze izindi resistance hano hagati, izi zose ni liquidity zone zituma tujya gute, dutegereza kwinjira mu, ubwo hano ni kuri resistance ko nibyo mumaze nyine kugira gute kumenya.
ubwo trend line nazo zirimo nubwo narazibona hano tutazi ko zo research ariko at least mu mwamaze kugira gute kubibona. Aha, iyo mwayibonye yo iri na perfect byatari. Hano iyi ni muri bullish engulfing, ibyo ntabwo turabyiga bya demand. Umuntu muzima hano isomo riba ryanamurambiye avuga ati njye namaze kuyibona ntanabirambiwe menta, njye namaze no gupozinga bajya mu isoko fake out nagiye nzibona nyinshi cyane. Noneho ngaha mupozinga ino video fake out mwamaze kuzibona, pozinga video mujye muri pair yitwa GBP Chief, mujye muri 30 minutes. 30 minutes none igaragara nabi, ujye muri 4 ujye muri 1H, ubwo ni 1 hour time frame mushakemo ziriya fake out. Nubisoza ujye muri pair yitwa Euro JPY, ujye muri 15 minutes. Izi time frame nta kintu ngenda nziga ndi kuzitamo, ugera muri H1 cyangwa muri H4 4H ushakemo ingero za fake out, ufate screenshot uzinyohereze muri Telegram yanjye. Murakoze cyane. Ubwo rero ibintu byose tugomba kuza kubyihuriza hamwe tukamenya noneho uko tuzajya gute tubikora. Murakoze cyane kureba iri somo, ariko ntabwo nagenda nabagiriye inama ngo mbabwire ibintu ukuntu bigenda. Inama nabagira ni imwe gusa, ibintu twize mubisubiremo n'umutima wanyu wose. Murakoze.